Mbahaye ikaze nanone mu dukurikiye kuri channel yacu. Nk'ibisanzwe nitwa Mr Ernest cyangwa se Evangelist Ernest. Muri iyi minsi twifuje kuganira ku iki kiganiro kuri isi. Ndabizi neza hari ikibazo cyugarije isi aricyo tugiye kuvugaho uyu munsi wa none. Ikibazo cyugarije isi mwese murakizi, ariko byugarije isi byo ni byinshi, ariko reka tuvuge kimwe muri ibi ngibi tugiye kuvugaho, turebe ko hari n'inama twatanga z'ubuzima. Nicano murabizi, nicano muzagenda mukurikira ibiganiro byinshi bitandukanye. Gukomeza umurikirane, reba iyi video paka irangiye kugira ngo ubashe no kumenya inama wakoresha kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Nitwa Mr Ernest, nanone bibasubiremo, ariko ikibazo uyu munsi tugiye kuvugaho, tuvuge ku bimenyetso cyangwa se ku bintu bitera icyo kibazo, hanyuma tujye inama y'uko bizanyarukira. Tugiye kuvuga ku kibazo giteje inkeke, ikibazo cy'ubusambanyi cyangwa se ikibazo cyo gucana inyuma ku bashakanye. Icyo ngicyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro kuko biteye ikibazo. Turavuga ku ngingo zigera ku 8, hanyuma niturangiza tubagira inama z'ibyo ugomba gukora, hanyuma dusome n'umurongo wo muri Bibiliya utugaragariza ko ibyo bintu ubusambanyi atari bwiza. Ikibazo gihari, abantu benshi bagenda bata indangagaciro. Ndimo ndavuga ku bintu bitera ubusambanyi. Abantu benshi bagenda bata indangagaciro zabo cyangwa se indangagaciro za kera, cyangwa se bagatangira kugenda bagafata abo bashakanye bakabasuzugura, bakabafata nabi, bakumva ko ubusambanyi nta kibazo, bakabifata nk'ibisanzwe, bakumva ko guca inyuma na guca inyuma uwo bashakanye akumva ko ari ibisanzwe. Icyo kibazo gisigaje giteje inkeke muri iki gihe. Indi ngingo ya kabiri, hari icyitwa ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga naryo ryazanye ikintu cyitwa ubusambanyi cyane. Ndavuga ikoranabuhanga harimo na telefone cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, WhatsApp, Facebook, Instagram. Mbega ibintu bishobora guhuza abantu bigatuma babasha kuganira, bakaganira mu buryo bw'ibanga. Ibyo bintu bituma abantu bashobora guhura cyangwa se bagahuza vuba, bikaba byatuma bagwa mu bishuko by'ubusambanyi. Icyo twavuga, indi ngingo ya gatatu, hariho kutanyurwa n'uwo mwashakanye. Ni ukuvuga ngo iyo utanyuzwe n'uwo mwashakanye, haba ku rukundo aguha cyangwa se weho umufitiye, cyangwa se ku bwitange bw'urukundo agufitiye, ndetse no ku bijyanye n'imibonano, umwe muri bo ashobora gushakisha cyangwa se kujya kureba ibyo yabuze akajya kubishaka hanze. Ni ukuvuga ngo n'ibyo bishobora kuba abiri mu bintu bikurura ubusambanyi. Indi ngingo ya 4, hari amatsiko n'irari. Amatsiko n'irari, abantu benshi bashobora kugira amatsiko yo kugerageza ubundi buryo cyangwa se kugerageza ibindi bintu bisha mu buzima bwabo. Akagira amatsiko yo kumva ko najya kuryama n'undi muntu yumve uko bimeze. Mbega kugira amatsiko no kugira irari ryinshi, akumva ararikiye abandi, nabyo biri mu bintu bitera ubusambanyi. Indi ngingo ya 5, batuvuze ku ngingo ya 4. Indi ngingo ya 5, hari no kugira inshuti mbi. Inshuti mbi iyo uzifite nazo zishobora kujyana mu ngeso mbi. Bivuze ngo inshuti mbi irashobora ko
yatangira kugushishikariza kujya mu busambanyi, kumva ko guca inyuma uwo mwashakanye ntacyo bitwaye. Iyo nshuti mbi cyane cyane iyo uhuye na inshuti mbi zitarezwe ngo zigishwe, ibyo bintu bishobora gutuma bivuze ngo izo nshuti mbi zishobora kukujyana mu kirare zikakujyana mu busambanyi. Indi ngingo ya 6, ubusinzi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge. Ubusinzi ndetse bushobora gutuma habaho ubusambanyi ku bantu cyangwa se guca inyuma uwo mwashakanye. Iyo umuntu amaze kuba umusinzi ntabwo aba agishoboye kwitekereza, aba agishoboye gukontorora ubwonko bwe, birangira afashe imyanzuro itari myiza cyangwa se agafata imyanzuro ahubutse. Bivuze ngo n'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge biri mu bintu bituma ubusambanyi bukomeza kwiyongera. Ku ngingo ya 8 hari ukuvuga ubukene. Ubukene nabwo buri mu bintu bishobora kuba bwatera ubusambanyi, kuko hari abagenda bakurikiye amafaranga, akagenda ajyanwe no gushaka amafaranga ariko anyuze mu nzira mbi, izo nzira z'ubusambanyi. Ariko ibyo bintu byose twavuze haraguru biri mu bintu bitera ubusambanyi, bituma ubusambanyi bukomeza kwiyongera hanze ahangaha. Ariko hari icyo tugomba gukora kugira ngo ubusambanyi buhagarare, bugende buhagarara, ibyo guca inyuma uwo mwashakanye bihagarare. Icyakorwa ni iki ngiki. Icya mbere, guhitamo inshuti nziza. Inshuti nziza zishobora kukuyobora mu nzira nziza. Ikindi, hari kuganira cyangwa se kujya inama no kuganira n'uwo mwashakanye. Ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma ibintu bijyanye no gucana inyuma ku bashakanye bihagarara. Ikindi cya 6, kwiyubaha no kugerageza kuzamura indangagaciro zawe, ukumva ko ukwiye kwiyubaha, ukubaha umubiri wawe, ukagerageza no kuzamura ukizera Imana. Nabyo bishobora kugufasha gufasha abantu kuba bava mu bijyanye n'ubusambanyi cyangwa se kugabanya ubujyanye no guca inyuma ku bashakanye. Hari ikindi, kwirinda ibintu bikurura irari. Kwirinda ibintu bikurura irari harimo nk'ibirangaza, nabyo biri mu bintu byadufasha kugabanya ubusambanyi. Icya nyuma, gushaka inama z'abajyanama, inama z'ababyeyi, inama z'abantu bakuru. Izo nama nazo zakiriye bishobora kuba byatuma utajya muri izo ngeso z'ubusambanyi. Bible hari ikintu tuvugaho bijyanye n'ubusambanyi. Bible itubwira neza, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6 umurongo wa 18 havuga ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Ni ukuvuga ngo icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha Imana yamuriye. Bivuze ngo ukoze icyaha cy'ubusambanyi aba akoze ibyaha akoreye mu mubiri we, ari nacyo gikurura imivumo ku buzima bwawe. Birashoboka ko ubona ukora ntibikunde, utazi n'uburyo bigenda, ukagerageza gukora bikanga, ariko jya umenye ko bishobora kuba bituruka aho ngaho. Nimba umwe muri mwe agiye, nimwe mwashakanye
ashobora kugenda agakurura ya mivumo za karande zo mu miryango akazizana mu rugo. Bivuze ngo kwirinda ku bashakanye bikwiye gufata indi ntera bikazamuka, imiryango ikabana mu buhoro nta gucana inyuma, iterambere ryacu rizakomeza kuzamuka. Imana ibahereze umugisha ko mwakurikiye muri iki kiganiro, reka tuzasubire mu kindi kiganiro. Ciao ciao.